habayeho umwami. Uwo mwami yari afite ikibazo kidasanzwe. Yari afite ihene, ariko iyo yigaburiraga ibiryo byiza cyane buri munsi, ibyatsi bishya bibisi n'ibindi byiza, iyo hene yararyaga kugeza igifu cyuzuye. Ariko nubwo yaryaga gutyo, iyo wayihaga icyatsi kimwe gusa nabwo yashakaga kongera kukirya. Nuko umwami biramuyobera, niko gutangaza ibwami mu bwami bwe ati, umuntu wese uzashobora gutuma ihene yanjye ihaga ku buryo niyo washyira icyatsi imbere itazakirya, nzamuha ingororano ingana n'ubuzima bwanjye. Abantu benshi babyumvise baraza, buri wese yashakaga iyo ngororano y'umwami. Bajyanaga iyo hene bakayigaburira ibyatsi byiza cyane kurusha ibindi. Bayijyanaga mu mirima y'ibyatsi bibisi, bakayiha ibiryo byihariye, bagakora ibishoboka byose. Nimugoroba bakayisubiza ku mwami bishimye, bakagenda bavuga bati, mwami wacu, ihene yawe ubu yahaze rwose. Umwami agaseka buhoro, yashyira akatsi imbere y'iyo hene, ya hene igashaka kukarya. Umwami akavuga ati, niba yahaze koko, kuki ishaka kongera kurya? Muratsinzwe. Nuko nyuma haza umugabo w'umunyabwenge, ariko aho guhita ajyana iyo hene, yabanje kuyitegereza iminsi 10. Ayitekerezaho, muri iyo minsi yabonye ikintu gikomeye. Iyo hene yabaga yariye, niyo yaryaga bingana iki, yahoraga ishaka kongera kurya. Amaherezo yegera umwami, aramubwira ati, mwami, mpa iyo hene njye kuyigaburira. Nuko arayitwara, maze akora ikintu gitandukanye n'ibyo abandi bakoze. Ntiyayigaburiraga byinshi. Igihe cyose ihene yageragezaga kurya itabikeneye, yahitaga ayikubita umunwa akoresheje akanyafu gato. Iminsi irahita, buhoro ihene iza gufata isomo. Noneho iyo yayishyiraga icyatsi imbere yayo, yarahagararaga gusa igatuza, nta kintu yakoraga. Nuko wa munyabwenge asubiza ya hene ibwami, yicara atuje, ashyira akanyafu gato imbere y'iyo hene, aravuga ati, mwami, ihene yawe ubu yahaze. Umwami arayitegereza, aravuga ati, ariko irasa n'ishonje, igifu cyayo kirasa n'ikitarimo ikintu. Wa munyabwenge araseka ati, mwami, ntiwari uri kugerageza igifu cyayo, ahubwo wari uri kugerageza uko yitwara. Shyira icyatsi imbere yayo urebe. Umwami ashyira akatsi kamwe imbere y'iyo hene. Uwo munsi ihene ntiyagira icyo ikora. Wa munyabwenge aravuga ati, iyi hene rwose imeze nk'ubwenge bwacu mwami. Nubwo twaba dufite byinshi, amafaranga, ubuzima bwiza, ibyishimo, intsinzi, ubwenge bwacu bwifuza ibirenzeho. Ikibazo rero si ibyo tuba dufite bike cyangwa byinshi. Ikibazo ni irari ridafite igenzura. Niba dukomeza kugaburira buri cyifuzo cyose dufite, bizagenda bikomera kurushaho. Ariko nitwiga kwigenzura twebwe, byo bizatuma ubwenge bwacu bugira disipurine. Guhaga nyako ntabwo bituruka ku kuzuza ibyifuzo byose tugira, biva ku kubigenzura. Ubwo abarengejeho asuzugura umwami, aravuga ati, igenzure nawe ubwenge bwawe, bitaba ibyo ubwenge bwawe buzakugenzura ubuzima bwawe. Nuko biza guteza impinduka. Umwami aba ategetse kumucisha umutwe aho kumuha icyo gihembo. Rero wowe ukurikiye iyi nkuru, uraza kutwandikira muri comment icyo wumvisemo.